umubwire ngo aya mavuta ntabwo ari kugura ukoresheje amafaranga, ni ikiguzi, ya le prix à payer. Hariho ikiguzi umuntu agomba kugira gute? Abagore tuye tubwira abantu ukuri. Jewe ndibuka tutuye mu Kanserege, nigeze kugenda ariko nigeze kwisanga ndi gusengera muri toilette ari mu Kanserege, ndahasengera. Impamvu igihe cyose hari urusaku ntitugomba gutinda kuvuga ngo ibi niki. Hari umukwe uri inyuma. Hashobora kuza n'urusaku rwitwa ibigeragezo ariko igisubizo cyawe kiri inyuma. Hashobora kuza n'urusaku rutandukanye ariko icyo Imana yakubwiye kigiye kugira gute? Rwakubise rubanziriza umukwe. Igihe cyose hari urusaku ntitugomba gutinda kuvuga ngo ibi niki. Hari umukwe uri inyuma. Hashobora kuza n'urusaku rwitwa ibigeragezo ariko igisubizo cyawe kiri inyuma. Hashobora kuza n'urusaku rutandukanye ariko icyo Imana yakubwiye kigiye kugira gute? Gusohora. Mubajije umukozi w'Imana mama Ane tuvuye hano akababwira tugiye kugera ku gisubizo cyawe byagenze gute? Yanabitubwiye. Yatubwiye ati nashatse kubivamo njye mu bapfumu. Ubwo gwari urusaku kuko igisubizo cye cyari kigize gute? Cyari kije. Igihe cyose ugiye gusubizwa habanza urusaku rw'ijoro. Ariko urusaku ruje nibwo babapfapfa bamenye ko bafite amavuta atagize ati atuzuye, bari bafite amavuta mu itara ariko batayafite hehe? Mu mperezo. Ubundi itara ntabwo rishobora kwaka ridafite amavuta. Ni bande bacanye koroboyi kera? Ntabwo mwagize koroboyi. Ikoroboyi ntayo mwagize? Amen. Twatugize andi ariko ni koroboyi isirimutse ariko yari yo nubundi. Yari yo amwe y'ubururu n'icyatsi ntabwo muyibuka. Yagiraga urutambi, si urutambi rata. None se urutambi rwakomeza rukiyatsa nigwa itarushira hatarimo amavuta. Sasa babandi rero babonaga byaka ariko ntibajya gushaka ikibyatsa. Ko mama bari yo kweli. Bakomeje gufokasinga ku bintu bishininga ariko ntibafokasinga ku kintu gituma bigira gute? Bishininga. Ugomba kumenya favor ufite ukuntu izaba sustainable. Ugomba kumenya ibihe byiza ufite uko bizaba sustainable. Ugomba kumenya iyo favor iri mu rugo rwawe. Niba umugabo wawe mumaranye imyaka 20 mugisomana sibyo pa mama? Ugomba kumenya ikiri kwatsa urwo rukundo mu rugo rwawe ko ari Kristo Yesu, ugashaka amavuta, ugashaka ubuntu bw'Imana bukomeza gustaininga itara. Ese iri tara niki? Zaburi 119 ku murongo w'105 haravuga ngo Uwiteka ni itabaza ry'ibirenge, ijambo ryawe Uwiteka ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Zaburi 119 umurongo w'105. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Ariko ntabwo ari itabaza ry'ibirenge byanjye gusa, ahubwo icyo rimfasha ntabwo ari ijambo rimfasha kubwiriza, ahubwo ni ijambo rimfasha gutambuka kugira ngo ntasitara. Ariko mwambabari ndashaka babibwirane uti ijambo Imana iguha mbere na mbere sijya kujya kubwiriza. I'm sorry, ntabwo ari ryo kujya kubwiriza. Ijambo Imana iguhaye bwa mbere niryo kugira ngo mu rugendo rwawe ntuzasitare. Nuhura n'ibigare by'abagore ntuzasitare. Nuhura n'abanyamagambo ntuzasitare. Nuhura n'ikibazo mu rushako ntuzasitare. Ndashaka uvuge ngo itabaza n'ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Amavuta ni sinye y'umwuka wera. Ni kuvuga ngo ushobora kuba ufite ijambo Imana ihabwa icyubahiro ariko iryo jambo niba ntahishurirwa urifitemo rizakubera inyuguti pe. Kandi biravuga ngo les lettres tu, inyuguti zirica ariko umwuka agira ate? Arakiza. Dukeneye rero hamwe n'inyuguti, hamwe na teoloji, hamwe n'ubwenge bwinshi, hamwe n'ibintu bitandukanye. Ibyo bintu bishobora kudukakaza bikaba bikakaye nibibura amavuta y'Imana. Dukeneye rero ko iryo tabaza ribona amavuta y'umwuka wera kugira ngo byorohe. Tukagira rero ikibazo kimeze gitya. Bamwe n'abanyamwuka cyane, abandi n'abanyejambo cyane. Nugira umwuka ntugire ijambo, uzaba uri content idafite container. Sinzi niba wenda
sinzi ko abantu babyumvise. Uyu munsi turiho turayobeshwa abagore, turiho turayobeshwa n'abanyamwuka batabanje kubika ijambo ry'Imana muri bo kugira ngo wa mwuka ukore. None se turi bucane itabaza, barizo wo muturanye uti itabaza turaricanyira. Haleluya. Ntabwo wabuze ijambo ry'Imana. Umuntu akubwira ngo aragukora deliverance agufasha hadakorwa. Simwe mwantumiye. Oh, mumvugire amen. Abari inyuma mumvugire amen. Oh, I love you so much. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana rimeze nk'itabaza. Bwana sifiwe. Iri ni ijambo rizakumurikira, rikakumurikira mu minsi mibi, rikakumurikira ukicara mu rugo rwawe, ukicara utazi icyo gukora, ariko ukavuga uti icyo nzi cyo, nzi ko yatangiye umurimo mwiza muri jewe, izabasha kusohoza. Iryo ni itabaza. Ariko nubika itabaza muri wowe ukarigira, ukabura umukobwa ukijijwe ariko udafite ijambo ry'Imana n'umwuka wayo, haleluya, uzisanga uri kuba perdu muri iyi si ya nyuma. Ariko ndashimira Imana ko iki giterane cyaje kugarura abakobwa b'Imana kugira ngo bagaruke bacana amatabaza yabo. Amen. Turacyagendanye nuko noneho umukwe agira ate, araza. Amaze kuza sasa nibwo babandi bamenye ko batabifite. Babandi rero bajya gutira, bajya gusaba abanyabwenge. Abanyabwenge rero bifitiye ubwenge, bajya kubabwira ati mwaduhaye, mwampaye. Umuntu utazasabiriza muri iki gihe cya nyuma ni umuntu ufite amavuta y'Imana. Umuntu utazasabiriza muri iki gihe cya nyuma ni umuntu ufite amavuta y'Imana. Mwamvugiye ngo amen. Umugore utazasabiriza mu rugo rwe ni umugore ufite amavuta y'Imana. Umugore ufite amavuta y'Imana azagira amavuta azamubeshaho, umugabo we akamera neza, abana be bakamera neza, ibye bikamera neza, itorero rikamera neza. Itorero rimwe abagore basizwe nkamwe ntabwo rishobora kugira irungu, ntabwo ryagira imbeho. Haleluya. Ibi mbabwira ni ukuri. Baranje baraza ngo mpa abanyabwenge, I'm sorry, twari kubaha mwanya ushize, but now dufite sound y'umukwe. Yes, abanyamwuka bumva igihe umukwe aza. Birashoboka ko ushobora ariko se ubu koko mama Penina nawe arayanyimye twarasenganye 21 jours akavuga ati jo buriya cyagihe yari jewe, ariko this time sinakwikuraho kuko umukwe araje, naza arasanga ntaki nanjye yo mfite ntampagije, nanjye yo mfite nansustaininga kuko namaze kumva urusaku rw'umukwe, namaze kumva urusaku rw'umukwe, turumva urusaku rw'ububyutse, turumva urusaku rw'abagore bagiye gukorera Imana bahagurutse mu gihe cya nyuma, turumva urusaku rw'abagore bagiye gusigwa amavuta mu gihe cya nyuma. Turabyumva. Amen. Murabesha ndava hangaha mwipaga impaka no mu maso, muraza kuyipaga. Haleluya. Ndashaka kureba umuntu uri ruhande rwa umuguti Imana iraza kugusiga amavuta muri ibi bihe bya nyuma wumirwe. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Mungu asifiwe sana. Usikuna bababwiye nkavuge barababwiye ubwo nari ntegereje ngo indege itambuke. Ndi Kanombe. Yesu ahabwe icyubahiro ku giporoso. Haleluya. Barababwiye mujye kuyagura kubahanjuzi. Harimo ibintu bibiri. Ntushobora kubona amavuta nta kiguzi. Ukeneye ikiguzi cyo kwiyiriza, ukeneye ikiguzi cyo gusenga, ukeneye ikiguzi. Umva, njya numbona abantu babona umuntu wavuye ngo muri West Africa, ngo sinzi ngo yavuye Ghana, ngo avuye muri Accra, yarayaruhiye. Ukabona umuntu wavuye muri Amerika ngo jewe rwose ngo ndashaka ya Benihin, uzayakura he ya Benihin? Yarayaruhiye. Ndashaka kugira umuntu umukoreho gatoya.
umubwire ngo aya mavuta ntabwo ari kugura ukoresheje amafaranga, ni ikiguzi ya le prix à payer. Hariho ikiguzi umuntu agomba kugira gute? Abagore tuye tubwira abantu kuri. Jewe ndibuka dutuye mu Kanserege, nigeze kugenda ndagenda, ntabwo ndi buvuga iyo mpamvu, ariko nigeze kwisanga ndi gusengera muri toilette ari mu Kanserege, ndahasengera. Impamvu nahasengeye nzagaruka nyibabwire ko njya nyivuga nta kibazo, ariko ndiho ndarwana n'umwanya. Ariko icyo nzi cyo nuko nagiye muri toilette, haza indirimbo ivuga ngo mwami kubaho ntagufite, bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Numvaga ndi mu gihe cyo gukamurwa, numvaga ndi Getsemani yo mu buzima bwanjye bw'umuhamagaro. Numvaga ntazi neza mu mutima nkamenya ibyo Imana yavuze, ariko mu bwenge Mignone akarwana n'ibiri mu mutima, nkavuga ko Mana harya bimeze gute. Ariko aho hantu uyu munsi iyo ndebye abagore nyoboye, ndavuga ngo Mana ndagushima ko kiriya gihe wampaye kubabara. Hari igihe umuntu ababara, hari igihe umuntu ababara mu muhamagaro, hari igihe itabaza kugira ngo ryake bigomba ngupfe abandi babeho, kugira ngo ryake va muri bya bintu barakora bajya bavuga ngo wera imbuto. Hari igihe uzera ntizifate, hari igihe uzera ntizifate. Hari abantu badafata imbuto, murabaza abo bantu, hari abamuturanye nabo, ukamwerera imbuto rimwe ntiyezwe, ukongera ukera izindi ntibikunde, ukumva utangiye ukazera. Ukumva Imana yaje kunsobanurira yuko iyo uteye imbuto ntabwo ihita ishibuka, irabanza ikajya hehe? Mu butaka. Yamara kujyamo neza, abantu bakajya bagukandagira, bakahaca bakahakandagira, ikazagera gute nyuma igashibuka. Hanyuma yatangira gushibuka, abantu bakavuga ngo disi uriya mugore n'umwana mwiza. Iyo bamenya hano wari waratewe, uraterwa bikagera igihe bikamera nkaho washinguwe, abantu bakagira ngo warapfuye, ariko kazashibukira hirya, Imana igakora ibitangaza mu buzima bwawe. Aho hantu ni ahantu hagomba kwigomwa, ni ahantu hagomba kugira ngo ubashe kwera imbuto mu batarakizwa, ubashe kwera imbuto muri bene wanyu. Haleluya, amen. Byari bigoye ngo numve ko najya mu murimo w'Imana full time icyo gihe, mbere ya 2000. Yesu ashimwe cyane. Iyo periode yari igoye cyane. Ndibuka muri 98 abantu bavuga atari ko Mignone yarasaze. Hageze igihe muri iyo periode nkuraho ibintu byose, nkuraho ibintu byo kudefriza, nambara igitambaro, numvaga n'ubutayu ngomba no kugira ibintu byoroha. Hari ibintu nagombaga korosha, ndabyorosha kandi biremera. Yesu ahabwa icyubahiro, amen. Numvaga Imana izabingirira neza. Byari bingoye cyane guhura n'abantu twiganye, byari bingoye cyane kugira ngo bene wacu bampamagare. Hari ugeze kumpamagara muri restaurant arambwira tugiye guhombesha abavandimwe, ubu wagiye gushaka ngo bigende bite? Umuntu agenda agakorera Imana nk'umuntu wataye umutwe, ariko uyu munsi bose biravuga ngo bazakugarukira, ariko ntabwo ari wowe uzabagarukira. Ndashaka kugira umuntu umbwira ngo amavuta agira ikiguzi. Muracyankunze cyangwa ntabwo turaki? Amen. Amavuta agira gute? Agira ikiguzi. Agira ikiguzi. Abantu bashobora kutabibabwira, ariko nubona umuntu ukabona akantu kurumuri ku buzima bwe, azakubwiza ukuri. Ashobora kutabona uko abikubwira, ariko azakubwire. Hari ahantu yanyuze. Umugabo w'Imana Paulo mu rwandiko rwa Timoteyo wa kabiri rimwe, urwandiko rwa Timoteyo wa kabiri rimwe 12. Paulo, urwandiko rwa Timoteyo rwa kabiri rwa Timoteyo kabiri 12, aravuga ngo nicyo gituma mbabazwa. Amen. Andikira Timoteyo ngo nicyo gituma mbabazwa nyamara singira isoni. Ni kuvuga ngo iyo uri gushaka amavuta ugomba kubabazwa, ariko ntugire isoni. Ntugire isoni zo kujya mu mujyi, kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwara, ugahagarara ngo nubwo nicyo gituma mbabazwa nyamara singira isoni. Amen. Ni kuvuga ngo iyo nta byaha bikurimo uri urakora kugira ngo Imana ikomeze ibika amavuta muri wowe, azarinda itabaza ryawe, ugomba kutagira isoni. Amen.
aravuga ngo kuko icyambere nzi uwo nizeye uwo ari we. Imana yashaka abagore bazi neza uwo bizeye. Ndashaka abakobwa bateraniye hano, ndashaka ugira mugenzi wawe ndamugutumaho kuko hari abantu wagira ngo bari mu kiringiti hari inyuma. Ndashaka muganire umumbwirire uti menye uwo wizeye. Abari hari inyuma murahari, munyereke ko muriho murumva kuri sound. Amen. Uwo nizeye ndababazwa ariko ntibintera isoni. Icyambere nuko nzi uwo nizeye uwo ari we. Icyakabiri ngo kandi nziko, haleluya, ngo abasha kurinda n'ikibitsanyo. Amina. Ariko mwambabariye tukavuga ngo amen, haleluya. Ngo abasha, umva ukuntu havuga ngo kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri uriya munsi. Abasha kurinda, il peut garder mon dépôt, ashobora kurinda ikibitsanyo cyanjye icyo namubikije kugeza kuri wa munsi. Hepfo ku murongo wa 14 hakavuga ngo, ku murongo wa 14, ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindisha umwuka wera utubamo. Uyo mwuka wera utubamo ni amavuta y'Imana mu buzima bwawe. Ndashaka kugira umuntu umbwira ngo urasizwe, ikibitsanyo cyawe kirimo umwuka wera. Bwana sifiwe sana. Amen. Urumva aravuga ngo for that I'm not, nta nubwo mbishidikanya. Mureke uyu munsi niganirire. Nta nubwo mbishidikanya. Nzi neza ko mbabazwa ariko ntibintera isoni. Impamvu ntafite isoni icyambere nta nakantu ko gushidikanya. Uwo nizeye ndamuzi. Ofete kugira ngo umenye neza uwo wizeye ugomba kuba ufite ijambo ry'Imana ribitse muri wowe. Icyakabiri ukaba ufite umwuka wera muri wowe. Bwana sifiwe. De abasha no kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri wa munsi. Ndashaka kubwira abakobwa ko kugeza kuri wa munsi tuzagerayo. Kugeza kuri wa munsi, umunsi Yesu azaza gutwara itorero rye, tuzagerayo. Abakobwa biremera bavuge ngo amen. Abakobwa biremera bavuge ngo nzagerayo. Abasha kurinda ngo kandi ikibitsanyo cyiza mwahawe mukirindisha umwuka wera utubamo. Ntabwo ari umwuka wera turopora, ntabwo ari umwuka wera turahura. Uyu mwuka wera Yesu, haleluya, yabwiye abigishwa be, arababwira ati nimugende mu cyumba cyo hejuru mugiye gutegereza. Umwuka wera amanutse yuzuye inzu yose. Abantu bose bari muri iyo nzu n'abari hanze y'inzu baramuhawe. Kuki ushaka kuropora umwuka wera kandi uri umukobwa w'amasezerano? Niki gituma ushaka kumuropora mu bantu, kumurahura kandi ushobora kumugira muri wowe? Nta kintu cyiza nko kumugendana. Uri mu ndege ukamugendana, uri mu Burayi ukamugendana, uri muri UN ukamugendana, aho ukora hose ukamugendana. Mwamvugiye ngo amen abakobwa b'Imana. Aho uri hose, uri honorable, uri umudepite ukaba umufite. Reko setele mashandari yaba. Ahantu hose uri ukaba umufite. Uri kuri volant ukaba umufite. Ufite abana urwaje ukaba umufite. Uri ku bitaro ukaba umufite. Ahantu hose ukaba umufite. Bwana sifiwe sana. Bene data tuba twariyahuye yo tutamugira. Iyi siragoye, isirimo ibintu byinshi cyane. Nibaza abantu bashoboye gushobora hano hanze badafite Imana. Ahubwo giye mbona bateye ubwoba. Sinzi ukuntu babishobora pe. Ariko it's so hard. Rero aravuga ati mujye kuyagura ku bahanjuzi. Bagiye kuyagura ku bahanjuzi, bagarutse basanga urugi rwagize gute? Rwagize rute? Yesu we. Buriya time yo kugendererwa, igihe cyo kugendererwamo ni igihe umuntu atagomba gutakaza. Ugomba kubibyumva, especially abagore. Buriya turi prophetic. Abagore bose bari prophetic. Sinzi ko mvuze ururimi mwumva. Abagore bose bafite impano y'ubuhanuzi. Ndashaka kubibwira umuntu mwicaranye, turi umuhanuzi kazi burya ntabyuze. Hari abantu birirwa bakubesha ngo nibo baguhanurira. Ufite amavuta ariko mwambabe Yesu we. Buriya kenshi abantu bagwanya impano y'ubuhanuzi ni kutamenya umumaro wayo. Icyambere y'impano iduha makuru kandi utagiye kuyaropora, utagiye kuyarahura. Muri wowe ni bande bari kubyumva? Muri wowe hari igihe wumva muri wowe ko igihe cyawe cyo kubyara kigeze. Hari igihe wumva muri wowe ko igihe cyawe cyo kwaguka kigeze. Hari igihe wumva muri wowe atari Apotre Mignone ubikubwiye, ariko muri wowe ukumva ibintu
umugabo witwa Eliya yumvise guhinda kw'imvura itaragwa, aravuga ati ndumva ibintu. Ese ari kumva ibiki? Aba ni abantu bafite, oh my God, ikibitsanyo cyabo kirimo umwuka wera. Urugi rurakinga, rukinze nta kundi byari kumera. Rero nihuse ngiye kwigisha ku bagore nka babiri, ubundi tuzaba duhura kandi ubutaha, kandi natangiye kubakumbura nkiraha. Yes sir. Umva aba bagore babiri ngiye kuba babwira, murabamenyereye ariko ndabavuga amafason. N'abagore babiri bari mu gihe kimwe. Mu bami ba kabiri kane aba bagore murabazi. Ntimubazi koko? Murabazi cyane. N'uwagusanga usinziriye wabavuga. Aba bagore babiri rero ni babiri bari mu gihe kimwe. Uwa mbere ari mu bami ba kabiri hagitangira, yapfushije umugabo we. Abanditsi ba Bibiliya bavuga kenshi ko ari Obadiya wakoranaga na Eliya, ariko ntawe ubizi. Umwe n'umugore wapfushije umugabo we. Uramubona mu bami ba kabiri kane rimwe kugeza kuri karindwi. Hanyuma hakaba undi mugore wa kabiri, wese ndi bumuvuge cyane nk'uyu wa mbere. Uyu wa kabiri akaba undi mugore w'Ishunemu, ndumva mumuzi. Aha, hari abagore bahagurutse ni 50-50, ni 50-50. Bahagurutse mu gihe kimwe, ntibafite ibibazo bimwe, ariko bose bagize gute? Ariko wavuze ngo turahagurutse koko teme. Aba bagore barahagurutse se gusa. Oho, Yesu ashimwe. Umwe afite ikibazo cy'amadeni. Umwe afite ikibazo cy'amadeni, undi afite ikibazo cyo kutabyara, ariko afite amafaranga menshi. Tinya umugore Bibiliya ivuga ngo yari umukire. Uwo ngo uhera ku murongo w'8. Uhera ku murongo w'8 ni umugore w'Ishunemu. Ariko rimwe kugeza kuri karindwi ni umugore wari ufite ikibazo cy'amadeni. Ndatinya gukubagana, ariko nashakaga ngo mbarize umuntu muri kumwe ngo turi mu bihe bimwe, ibibazo bitandukanye, ariko umwami umwe. Haleluya, haleluya, amen. Aba bagore rero mureke mbavuge, sinzi impamvu yonje iremera, mvuga ibintu bine kenshi. Bine ndaza kuza kubivuga. Aba bagore rero, uyu wa mbere agiye kureba umuhanuzi witwa Elisa. Ubwo ntagize neza arata, agiye kumubwira ngo umugabo wanje ari we mugaragu wawe yarapfuye. Yesu we, nta nubwo agiye kubwira umuhanuzi ngo umugabo wanje ari we mugaragu wawe yapfuye. Aravuga ngo yara, bivuga ngo uyu mugore nta connection yari afitanye n'umuhanuzi, yavomeraga ubuntu bw'Imana mu mugabo we. Ako mwamba bare ndacyahari. Nivuga amavuta yavomeraga mu mugabo we, ariko ikintu cyo kumenyana n'umuhanuzi. Umuhanuzi Elisa uyu mwanya ndamugiranya n'umwami Yesu. Ndasaba mugore uzatsitabaza rye, n'umugore utagomba ikindi kintu kiri hagati ye na Kristo, ugomba gukonekta na Yesu neza, bakihurira. Mignone akakugezayo, akagukundisha Imana, ariko ukihurira nayo. Ako mwambabare tukaganira. Mwambabare tukaganira, vuga ngo haleluya. Nabari hariya bavuge haleluya. Umugore arakugendeye. Icya kabiri muzi ibintu yamubwiye, aramugatira ari umugabo wanje uyu wapfuye, yari afite imyenda wagira ngo ntibayisangiye. Ariko mwambare tuganire cyangwa je naje kwiganiriza abagore. Hari ukuntu iyo haje ikibazo cya Lamberi, umugabo yaraponyotse, umugabo yagize ideni muri beka cya munara yaje, ngo ariko uyu mugabo ararya ye, nawe wayariyeho, nawe wayariyeho, nawe wayariyeho. Ako ndashaka kumva abagore bari ahangaha, nawe wayariyeho, nawe wayariyeho. Yesu ashimwe. Ushobora kutaza aho yayakuye, ariko warariye. Warariye. Kambivuge mu Giswahili, ulidame. Ulidame. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ubuse unakwicara gutya navuga ko ayo umugabo yazanye ya filime ntayariyeho. Mama pasa sibyara ubu koko pastor icyo ataha
avanye mu muhamagaro Imana yamuhaye ukiryaho. Yesu ashimwe cyane. Amina. Hanyuma rero arangije aravuga ngo yari afite amadeni. Ntabwo yagiye imbere ya Elisa amubwire ngo mwami, akamubwira imbere ya Yesu, mwami Yesu dufite ideni. Ahubwo yaraje imbere ya Elisa aramubwira ngo umugabo yari afite ideni. Ntabwo yavuze ngo twari dufite ideni. Iyo uri kwihanira umuryango wawe ntugomba kubihunga. Kabone niyo utabikoze, kabone nubwo ibyo bijyaha utabizanye, ariko ugomba kuvuga ngo twaracumuye, twakoze uku, ugiyewe n'urugo rwanjye byagenze uku. Baracecetse, abadamu baracecetse. Haleluya. Noneho aravuga ngo yarapfuye. Ariko Elisa murebye, nicyo nshaka kuvuga, impamvu ukeneye itabaza. Ntiyamubwira ngo, ntiyamera nk'abaprofete b'iki gihe bahita bakushiraho ikiganza ngo birakemutse nona, ngo birabaye nona. No. Umuhanuzi w'Imana uri noble akubwira role yawe. Umuhanuzi w'Imana wo kuri akubwira icyo nawe wakora. Apa mwamvugiye ngo amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuhanuzi nyawe nukubwira responsabilité yawe. Arajarira. Ubundi Elisa, uyu mugore urebye attitude yazanye, iyo aza kuba Elisa ari umuntu w'amarangamutima apfuye, yari gutava ngo komera shenge, ngo mama shenge. Ariko yaramubwiye ati mada oya, mbabarira, nkugirire iki, nkugire nte. Okay, waje ndabibona, ariko nkugire nte, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nkugire nte, nkukorera iki? Bega umugabo aramubwira ati nkugirire nte, ndashaka kumenya nkugirire nte, niki kintu nashaka kugukorera. Icya kabiri, ufite iki mu rugo rwawe? Niko ufite, qu'est-ce que tu as? Ufite iki ngihereho? Umugore aravuga, nicyo nshaka kutindaho, aravuga ngo nta kintu na kimwe mfite uretse, bivuga ngo yari yaraneglige amavuta. Imperezo yari mu rugo ntabwo yayihaga agaciro, kandi iriya mperezo y'amavuta ifite imbaraga zo kumubeshaho no mu gihe umugabo adahari. Mwambabare mukavuga ngo amin. Uyu mugore yari afite imperezo y'amavuta, ariko ikikwereka ko yasuzuguraga ibintu by'amavuta, ibintu bijyanye n'amatabaza, ibintu nibiki, nuko yaramubajije ati se ufite iki? Nta kintu na kimwe papa, sina kitu ata, ibintu byose nta gihari, ahubwo mfite akantu, n'akantu mfite, ntabwo ari ikintu kizima, ariko mfite akantu. Najya nkubwira ngo ako kantu uri kuneglija, ako gakiza uri gufata nk'ibisanzwe, kazakubeshaho, kazagutunga, kazakugezayo, kazagutwara kugeza Kristo agarutse. Wowe wafashe umwanya wawe ukareba ubutumwa ukaba ubugejeje ku musozo, turagushimiye. Niba utarakora sabone cyangwa subscribe, bikore kugira ngo ujye ubona ubutumwa bushyashya. Wibuke gukanda ku kazogera kugira ngo ujye uhabwa notification za video nshyashya. Ufite igitekerezo, ufite icyifuzo cy'uko twavugurura uyu murimo, twandikire hasi muri commentaire, urabudufashije. Ubutumwa bwohereza bagenzi bawe kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Urabudufashije kwamamaza ubu bwami. Uhabwe umugisha.